wa muhungu w'iwacu ko yagiye gushyingirwa, ese ko yagiye gushyingirwa imodoka yari kumutwara igatinda kuhagera, ese ko yatinze kuhagera akagendesha amaguru ngo ataratabonye uwo yakunze we. Umuhungu yaragiye aragenda atakirwambaye, imisozi yarayizamutse ibiba yarabitambika we, ararenga arahinguka abatuye ku misozi bose baratanga, barahurura barumirwa we. ko abantu bose bahuruye bakamutahangarira, amakuru agakwira hose akagera no kwa wa mukobwa yakunze akumirwa, ko yumiwe bikamurenga akiruka azamusanganira, akamusanganiza urukundo, ati humura rukundo rwanjye mpobera shira igishika we. Urukundo we, urukundo we. Ababyeyi n'imiryango babyumvise bagoboka, bihuta batakirwambaye babasanga nabo, babaha umugisha wa kibyeyi, barabagabira barabana, babifuriza kubyara hungu na kobwa. Mbega umuhungu n'umukobwa bakundanye bigatinda, bemeranyije kubana ubuziraherezo, mbega urukundo, mbega umunezero wuzuye imitima yabo, nta kiruta urukundo. Mbega urukundo mw'abahungu mwe, mbega urukundo rwashibutse hagati y'ababiri, barakundanye birabarenga umwe akumva ntiyabahunda atariwe. Mbega urukundo rwabaye urugero rwiza kuri benshi, bose babyifuza kugira abakunzi be. Ruca mu nzira y'inzitane rugahingura, rubaca mu rugamba rukomeye rugataha n'insinzi, rwakwicazwa mu gacaca rukanoza amagambo. Turubyinirire turubyinirire intore zihamirize we, abakobwa bashayaye we. Mwese nimuze tubyinire urukundo, burya ruraduhuza, twacinya akadiho tukabyumvira mu mubiri wose.